ikabahira. Turagarutse muri bya byigisho imivuzo y'uburozi, kongererwa imbaraga n'Imana mu guhemuka. Nk'uko twatangiye tubabwira mu cyumweru kidasanzwe n'icyumweru cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 100 itorero Abadiventisti bose wa karindwi bavuga umaze ku isi. Turaje rero muri studio turi kumwe na bene data bazinze kugira ngo dusange icyigisho cyateguwe uyu munsi. Reka mbahe umwanya wabasubize kandi babibwire maze dukomeze n'umunsi wacu. Turabashuje bene data, mugire ikibazo cyiza. Uwiteka abagire muri kumwe na Nzabonimpa Pierre. Murakoze cyane, turabashuje abatuteze amatwi. Nitwa Nsabimana Jean Paul, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Mbere y'uko tujya mbere mu cyigisho, ariko nanjye reka mbibwire, bishoboka ko abageze kwicaro bwa mbere nitwa Bakize Jean Pierre, ariko wowe wageze bwa mbere ukore subscribe, abandi muhamenyereye ndetse n'uhageze bwa mbere mukoresha yamuhereza ibyigisho, mutumire inshuti zanyu kugira ngo tubane muri iki cyumweru kidasanzwe cyo gusenga dusaba Umwuka Wera nk'uko twayobonye, ariko tunibuka tunizihiza isabukuru y'imyaka 100 itorero ryacu rimaze ku isi. Rero muri reka dusenge mbere yo gukomeza n'icyigisho cy'uyu munsi. Urakoze Data Wera, turagushimiye ko uduhaye amahirwe yo kujya muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi uzabane natwe muri iki cyumweru cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 100 ivugurura ribayeho. Ubane natwe, ufashe turi muri studio, ufashe abadukurikira kuri Bicano SDA mu Rwanda, twese tugire umugisha kuri wowe, niko dusize kwizera izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka twakire mwene data Pierre atwigishe icyigisho cy'uyu munsi. Pierre, Murakoze cyane. Icyigisho cy'uyu munsi ni icyigisho nacyo kiryoshye, ni icyigisho kuko kireba umuntu witeguye gusanganira Kristo muri iyi minsi, ko tugeze mu minsi y'imperuka, iminsi iri mu kugora abagenzi bajya mu ijuru. Turagorwa rero mu buryo bwose, turagorwa mu mitekerereze, turagorwa mu mirire, turagorwa mu minywere. Uyu munsi by'umwihariko tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo uburyo bwo gutegura amafunguro. Reka rero mbanze mvuge bikeya ku byerekeranye n'uburyo bwo gutegura muri iki cyigisho, uburyo bwo gutegura amafunguro, mvugeho bikeya kugira ngo mubashe kumva neza icyerekezo turimo kwerekeramo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu ibarurishamibare bavuga ko miliyoni 620 ari abavegetariye. Ni ukuvuga ngo abantu barya ibyo kurya bitarangwamo inyama. Hari n'abandi bashobora kubikora, bitewe n'uko wenda yavutse yarya inyama akamurwa nabi, bitewe n'uko umuryango wabo urya inyama, nabyo birashoboka. N'umuco, nabyo rwose birashoboka, nta kidasanzwe. Ubwo rero berekana yuko abantu benshi bamaze gukangukira, noneho na siyansi irimo kubivuga ko inyama atari nziza. Abantu biga siyansi bagaragaje yuko inyama atari nziza. Aha rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko ubwoko bw'Imana muri iyi minsi y'imperuka bugomba gukura inyama mu byo kurya byabo. Nanone batubwira ko gutinda byangije abantu benshi. Umuryango wa Nowa batubwira ko buriya nabo inzoga cyane, bituma rero umuvumo wamugezeho uba mwinshi. Na Adamu na Eva banywaga inzoga, abatanzi bakora mu buturugure banywaga inzoga. Noneho bituma kunywa inzoga byangiza umubiri wawe. Alexander yanywaga inzoga nyinshi, yabashije gutsinda umudugudu, atsinda amahanga, ariko kwitsinda kugira ngo arime irari ry'inzoga biramunanira, arangira. kandi yari umuntu w'ingirakamaro ukurikije ubutwari nsaba kwirinda n'ibintu bibi cyane muri iyi
ni ibintu binanira abantu benshi ariko nibyo by'ingenzi. Urakivuga iki? Reba ikintu cyo kwirinda nsoma iki cyigisho nasanze ko ari imwe mu mucyo ugomba kuranga umukristo, ndetse Petero we yaje kubyerekana ko biri mu ntambwe zigize ubukristo. Ntabwo ari nk'urwego rwa kane, kuko ari urwego rwa kane mu ntambwe zifasha umuntu kugera ku kwera gushyitse. Ubwo tubona rero umuntu utirinda, rero mu kutirinda tubona ko aribyo cyajemo kuvamo icyo kibazo nk'abo ngabo tubwiye ba Hamu, abana ba Aroni, umutambyi n'abana be barabe, tubona ko bari baramushije kugira undi muriro bavana ahandi hantu bawuzane nibarangiza bagira ute bawukoreshe. Bitewe no gusinda no kuba za nzoga baragiye umuriro wagize ko barazimanye, kandi umuntu uzi ko wagira ute wacanye n'Uwiteka ubazimanye bagakora undi muriro. Urumva rero iki bazi iki bazi kutirinda. Ubwo natwe tubwirinde rero dukora amakosa atagombye kuba dufite akorwa nk'uko turi gukomeza kuza kubibona. Muraza kukomozaho kuko abantu bakunda inyama, inyama kandi iraryoha. Rero muraza kukomozaho iki cyigisho kitubwira ngo uburyo bwo gutegura amafunguro wenda muraza kuvuga basinze ukuntu tuzabigenza, ariko umuntu urya inyama ubundi agakora ibindi ni kimwe mu bafasha kugira ngo uburyo umuntu yateguye ibiryo. Hari akagero tugiye kwinjiramo hano, akagero ka mbere kari butubwire ku byerekeranye n'inyama, tuze gusoma twumve ku byerekeranye n'inyama, ariko reka tubanze nanone tugaruke ahagaruka kuko gakeya. Baratubwiye ngo kwirinda ni intambwe ikomeye cyane mu byerekeranye n'imibereho ya gikristo. Umutambiko wa kane ku ngazi yo kwezwa ni ukwirinda. Icyo bumva ko ari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko iyo umukristo atera intambwe agera ku ngazi yitwa kwirinda. Ingingo y'ingirakamaro mu gakiza kacu ni ukwirinda. Icyigisho cyo kwirinda rero kigomba kuba icyigisho nyambere. Kwirinda mu mirire, aha ngaha imwe mu ngingo dukeneye gutekerezaho mu byerekeranye no kwirinda ni iyerekeye imirire. Ni iyihe nkuru yo muri Bibiliya utekereza ko ishobora gutanga igihamya cy'urugero nyakuri rwo kwirinda mu mirire? Urugero rumwe rukunda guhora ruhita ruza mu ntekerezo ni urwa Daniyeli. Mu by'ukuri Daniyeli ni akantu bamwigiyeho mu byerekeranye no kwirinda. Daniyeli akantu namwigiyeho dukurikije igisomo tubona n'ubundi muri Daniyeli 8:10 na 12 abantu babasha kubareba, hatwereka ko ubwo banyagwaga nta Daniyeli gusa bavugamo na bagenzi be, ubwo musikore baranyaza bajya mu bakubone bagezeho. Rero muri bo bari baramenyeye ikintu cyo kwirinda, ntabwo bari mu myigishirize yabo cyangwa se uko bari barigishije, ntabwo bari bemeye kugira ibintu bihumanya n'umubiri wabo. Bagezeyo rero n'ubundi ubwo bari bari mu munyagi bakomeje uwo murongo. Noneho ubwo babatoranyaga mu bantu b'imbere kugira ngo bajye gufatwa neza bazana abantu bakomeye b'i Babuloni, tubona ko bahawe ibyo kurya, inyama, ndetse bahabwa ko bazajya barira no ku meza y'umwami bakabona no kumusaba. Ikintu bakoze rero begereye uwo bari bahaye ngo bacunge cyangwa se igisonga, barakibwira ati wadufashije rwose tukirira ibishyimbo n'amazi, tukagerageza iminsi 10 warangiza ukareba ko tutazaba dusa neza, kandi bidukorera ureba ariko twere kugira ibintu umurimo wacu twishimiye byatwangiriza. Icyo rero cyo ntabwo nyine babashije guhagarara ubona n'uko bari bari mu bijyanye. Impamvu y'ingenzi ituma kurya inyama bitagifite umutekano ni uko amatungo azahazwa n'ububabare. Urabona ukuntu bayatwara iyo bagiye kuzibaga. Noneho kuriya kuzitwara nabi rero ubu na minisante yarabihagurukiye, ntabwo utwaye inka nabi byemererwa baramufunga. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko amatungo arimo no kurwara nk'abantu. Ibyo rero uburwayi bwazahaje amatungo cyane bituma inyama zazo n'ibindi bizikomokaho byose birimo kugenda byangirika. Ababyeyi rero bazi ukuri bakwiriye kwigisha abana babo uburyo bw'imyitwarire mu kwirinda cyangwa se bw'imirire, kwirinda kugira kubyuka neza urugero. Ibyo byose ni ibintu ababyeyi bakwiriye kwigisha abana bakiri
ibyo wariye ibyo biba bihindukira amaraso mu mubiri ukagutungira reka rero dukomeze ko kuvanga imbuto n'imboga mu ifunguro rimwe ntabwo ari byiza. Abantu bakwiye kumenya yuko kuvanga imbuto n'imboga mu ifunguro rimwe atari byiza. Abantu bibuke ko ubuze no gukomeza kuri cya kibazo kuko abantu bakunda birasaba kugira ibyo duhinga ibyo twiga ariko abadukurikira kuyicamo abo dusangira kuyicamo ntabwo turi kwenda kubuza abantu inyuma ariko ukurikije ikibyanditswe kiri kuvuga zirimo akaga gakomeye cyane kuko yicano ntabwo ikurikiranwa n'abavegetariye gusa ahubwo n'abantu bakoresha ibyo kurya by'inyama barayikurikirana turabizi ariko dukwiriye kwirinda dukurikije ibyigisho turi kubyiga. Rero ukuri dukomeze dusangire ubuze no gukomeza n'iki cyakorwa kugira ngo wamenyere kurya inyama nayo amafunguro yanjye wase kugira ngo wenda bibashe gufasha gukurikirana. Ubundi havuzwe ko inyama, icyayi n'ikawa mu mitegurire y'amafunguro yacu bitagomba kuzamo. N'abayitegura byanditse mu nama ku mirire. Wenda nta ikindi hano bunganiraho kuri iki ngiki cyangwa se ntavugaho, hari amagambo hano batweretse yose ku bushakashatsi bwakozwe. Hari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryaje gukora ubushakashatsi ndetse n'ivuriro rimwe. Hano berekanye ko inyama zokeje urugero nka bakoni ndetse hamu zirimo ikinyabutabire cyane cya nitrozimine. Ibyo binyabutabire twabonye ko icyo bikora iyo byinjiye mu mubiri byangiza icyo bita DNA, byangiza imiterere karemano y'umuntu, noneho bikagenda muri ngo ako kagingo niko ngirabuzima fatizo kandi aho gupfa byiyongera vuba vuba bikarema icyo bita za mikorobe nyinshi muri uwo muntu. Hano rero ko inyama nazo zirimo ibinure byinshi biri mu bwoko bwa cholesterol. Iyi cholesterol rero ikibazo cyayo ikigira nuko igenda ibyo binure bigenda bikitindika ku mwijima no ku mutima, ugasanga abantu batangiye kurwara by'umuvuduko. Akaba ariyo mpamvu hano rero iri shami ryagiye rigira amoko y'izo nyama ko agomba kugenda yirindwa, n'izi ngizi bagenda bashyira mu bikombe bakagenda babika ko izo ngizo ziri mu bintu biri gutuma hiyongera indwara turi kugenda tubona muri iki. Akaba ariyo mpamvu nabo bavuze ko bashakashatsi nabo iki kintu bagira ngo cyangwa ariyo mpamvu umubare w'abari kugenda bareka kurya inyama kwiyongera kuko bisobanuriye neza abantu bakwiriye kumenya ko rwose inyama zidakwiye kuza mu mafunguro yacu. Ariko reka dukomeze noneho tujye mbere kuvanga imbuto n'imboga mu ifunguro rimwe ntabwo ari byiza. Kubera iki noneho? Kubera iki hano batubwira ko gufata imboga n'imbuto kubivanga nabyo biteza ikibazo. Hano none abahanga bo mu bya siyansi nabo iki kintu hano bavuze ko bavumbuye ko igifu gikoresha ibinyabutabire bitandukanye gusya imbuto n'imboga. Noneho bakavuga ngo igihe imbuto ziribwa zigomba kuribwa zonyine kandi zigashyirwa mu gifu kitarimo ibindi byo kurya kuko bizisya vuba kuruta ibindi biribwa. Aka kantu mukumve cyangwa se tukumve gutya, imbuto ziroroshye iyo tuziriye igifu kizikora vuba, ariko iyo twazivanze tuvuge urugero nk'impungure n'ibijumba, urumva igifu kirabanza gikore za mbuto hasigaremo bya bijumba. Gusa ikintu kuri bukore ntabwo bya bijumba biri bunogere rimwe na za mbuto, ari icyo bita guhogera. Iyo hagiye guhogera ugasanga umuntu ntabwo n'inzoga zisanzwe, ariko bitewe na za mbuto yavanze na bya bindi bikomeye igifu kinanirwa kikananirwa kubivangura. Ubwo rero hahita habaho n'icyo bita gaze, ugasanga umuntu ameze nk'uwahuye inzoga kandi icyo ni cyo cyerekana icyo bari batubwiye yuko kuvanga imbuto n'imboga atari byiza. Abadukurikira icyo kiroroshye wenda kiba kiguyemo, ariko dukwiriye ibintu kujya tuzirya ukwazo n'imboga ukwazo, burya ntacyo bitwara. Murakoze cyane. Reka turebe ko akagingo rero kavuga ngo kwirinda hagati y'amafunguro, kwirinda kurya hagati y'amafunguro. Ubundi ni igihe cyagenwe hagati y'ifunguro n'irindi. Murakoze cyane. Ahangaha ikintu batweretsemo cyangwa se amasaha meza yo kurya, hano babanje nanone abashakashatsi bari kubikoraho.
basanga ko abantu bamwe barya mu gitondo abandi barya saa sita hakaba harimo n'abagifite n'abafata igaburo rya nimugoroba bitewe n'uko umubiri wabo uhari. ariko noneho icyo badusaba ni iki? Ni ukutubuza kurya hagati y'ifunguro n'irindi. Baduha amasaha byibura igifu kigomba kuvuga amasaha 3. ubwo bivuze ngo niba umaze kurya ugomba kumara amasaha 6 yamara gushira ukaba wemerewe kugira ute kuba wakongera kurya. ubu iyo uriye hagati amasaha atarashira igifu ntabwo kiba cyaruhutse. hano nicyo gihe batubwiye umuntu yakongera kwemererwa kugira ute kurya. hano noneho bavuga ko ibyiza ari uko abantu benshi bakoze ubushakashatsi nk'abantu benshi bafite ubuzima bavuga bwiza ni abantu barya mu gitondo bakarya na saa sita. noneho ariko igihe bafite ibibazo by'ubuzima buhambaye nibo bamera ko barya nimugomba bakarya igaburo ryoroshye ibiryo bitari kuko nijoro bagiye kuryama ntabwo tuba tugiye mu kazi. Murakoze cyane. aha rero nanone reka twibutse abantu yuko iyo umuntu amaze areba saa 3 batubwiye amaze kurya aba agomba kunywa amazi kugira ngo mu gifu habashe kuvanamo ibyo kurya n'ibisigazwa byabyo byagiye bisigaye. reka rero tujye ku ngingo noneho itubwira kwirinda kurya birenze kurya birenze ntabwo ari byiza. tutanayivuzeho cyane n'ingingo isanzwe niba uriye icyo uhage ariko we kujya mu bifutu iyo ukaba ubutu ukoza amakosa cyane no guseka birakunanira gukora indi mirimo kugeza gute birakunanira n'uburyo ukagenda guterura ariko wowe kwirinda muri byose rero nanone birakenewe. rero wirinda muri byose. wirinda mu mirire, yirinda mu minywere, yirinda mu mivugire, yirinda mu myambarire, yirinda muri byose. tugomba rero kumenya yuko kwirinda bikora ku kagingo akari ko kose kagize impagarike y'umuntu. burya unaraye udakarabyereka ntabwo biba ari byiza. burya nazitana utakoroshe mu menyo nabyo si byiza. yirinda muri byose. kwirinda ndetse n'impamvu ndetse n'imvura y'ituma. reka tubaze nsaba kwirinda ndetse bifatanye n'imvura y'ituma. rero nawe mwibuke yuko abadukurikiye rero nawe yavuze yuko ubutumwa bwo kwirinda tamperanse ni isanga n'ingwe ubutumwa bwa marayika wa 3. urakoze. ariko mbere yo kubeza mvuga ko ngako hari akandi kantu ko kugenda kujya ku bijyanye no kutukarenza biga. aha ngaha bavuze ko ivuriro rya Mayo ryerekanye ko iyo turiye tukarenza urugero igifu cyangwa se urwungano ruraremererwa n'amaraso ntatembere neza. akabeho ahantu ingaruka bavuze hano ugasanga umuntu ahorana umushiha. urugero batanze mu rugo ugasanga tutagifata ibyemezo bihubagurika ugasanga niba umwana ufite ikintu uramukubise guhubagurika umugore ibyaha bifashe uhereza ku mugore ugasanga tubayeho mu buzima bwo kutitegeka bitewe no gukora ibintu kujagarara nko kudafite imyanzuro ihamye bitewe n'iki kibazo cyo kujya cyo kurya tukarenga. noneho kuri icyo kibazo warumajije kijyanye ese kwirinda twabivuze gute n'iki gihe n'imvura no gusukirwa imvura yetuye. aha ngaha bavuze ko nta muntu n'umwe muri twe uzagira ikimenyetso cy'Imana mu gihe imico ye ifite ikizinga na kimwe. ni ahacu gukosora inenge zo mu mico ndetse no kweza urusengero rw'umutima rukavamo guhumana kose. ubwo nibwo tuzasukirwa imvura y'itumba nk'uko abigishwa basukiwe imvura y'umuhindo umunsi w'umwe wa Pentekote. tugomba kureka turusengero rero kugira ngo Imana ibone ko itwuzuza. amen. Iyo masaha yo gusoza bisobanuye neza. mugerageze kugira ngo dusoze. twanashoboye kugira ngo tugisoze. umwanzuro rero namwe burya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose muhimbaza Imana. iryo ni isomo tubona mu Rwanda rw'abakora imicumi 3 ni isomo ryiza cyane umuntu wese akwiriye kugira. umuntu wese witerwa gutaha mu bwami bwo mu ijuru akwiriye kugira iri somo nyambere. niba urya cyangwa mukorera byose muhimbaza Imana. wirya nk'ushaka kwiyahura ntuzapfe. oya ntabwo ari byo. ubu noneho rero dusobanukiwe ko kugira ngo duhabwe imvura y'ituma tugomba kugira imibereho yejeje nk'uko Imana ibidusaba. icyo nicyo dusobanukiwe. ugomba kugira imibereho yejeje, ugomba kugira imibereho yera muri byose nta na kimwe kivangwemo. ariko cyane cyane ingingo
ibirinda indwara. urakoze cyane. iyi ngingo rwose tuyimazeho akanya nayisobanuro byumvikana, ariko cyane cyane batungaga urutoki mu buryo buremereye cyane ibigendanye n'imirire, inyama n'inzoga, ariko no kurya nabi. ushobora no kutarya igihe ukarya nabi bikaguhinduka bikagutera ingaruka mbi. rero mu kuri reka dushimira abadukurikira kuri iyi cano, abo dusangira umunsi ku wundi. hano dukuyemo ibyigisho byiza, nshuti dufata icyemezo cyo kugira ngo tweze mu mwuka wacu ndetse no mu mubiri kugira ngo tuzasukirwa imvura y'itumba. rero mu kuri reka dukomeze tubashimire uburyo dukomezanyije muri icyo cyumweru cyo kwibuka isabukuru y'imyaka 100 itorero abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bakuru barimaze ku isi. dukomeze kuryoherwa n'ibyigisho bikomeza kugeza ku itariki 20, kandi dukomeze gusenga twinginga dusaba umwuka wera kugira ngo tumuhabwe dusoze umurimo wacu. nibyo mbasabira, kandi n'abashimira uburyo bwose bafashije dusabira n'abadukurikira mu izina rya Yesu. Amen.